Mwiriwe neza, ndabahaye ikaze muri iki kiganiro kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Turasoma ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi ibice 125 n'umurongo waho wa mbere. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Amen. Imana yacu nihimbazwe. Iri jambo riravuga ku muntu wiringiye Uwiteka, Imana itugirire neza. Bene data, dukomeze twiringire Uwiteka, tumukomereho kandi dukomeze gusenga tumwinginga kugira ngo adukomeze. Abo ngabo biringiye Uwiteka nibo bazarokoka uyu mwaka, nibo batazagira icyo batwarwa n'ikigeragezo cy'icyorezo giteye isi, ntibazagira icyo batwarwa n'inzara iteye ubwoba igiye gutera isi. Imana itugirire neza, kandi igihe cy'imvura nyinshi Uwiteka Imana azababera umutaka. Imana idufashe cyane. Reka mbabwire ngo Uwiteka niwe byiringiro bidakoze isoni. Hari abantu bagiye gukorwa n'isoni uyu mwaka, abantu bakoreye Uwiteka bamuryarya, abantu bihishe mu murimo w'Imana, abantu basubiye inyuma. Uwiteka Imana yarabagiriye neza bakamwitura gukora ibibi. Reka mbabwire ngo uyu ni umwaka urimo gukozwa isoni cyane, kandi ni umwaka urimo impfu nyinshi zidasanzwe ku batoya no ku bakuru. Imana itugirire neza, Mana idufashe. Ni ukuvuga ngo uyu mwaka urimo amarira menshi, kandi ku bandi basenze Imana bakamukurikira bakamukorera by'ukuri, ni umwaka wo kubanezeza. Ariko kandi ni n'umwaka urimo akaga kenshi. Yesu adufashe rero, dukomeze twiringire Uwiteka, dusenga Imana aho buri muntu wese ari. Uwiteka Imana kugira ngo amwongerere imbaraga, kandi ntatentebuke, uwo muntu ntatentebuke. Nubwo uri guca mu nzira nyinshi y'ibigeragezo, niwiringira Uwiteka azagukomeza. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Abagore n'abagabo bubatse biringiye Uwiteka bakamukorera bataryarya, abo ngabo urugo rwabo ruzarokoka, ingo zabo zizakomezwa, kubera yuko hari umwuka uri gusenya ingo cyane. Reka mbabwire ngo abantu mwiringire Uwiteka, kuko niwe udakoze isoni, kandi umuntu wamwiringiye azamuhemba, azamugirira neza, kandi abikiwe n'ubugingo buhoraho. Uwiteka Imana akomeze kubarinda, akomeze kubagirira neza. Dukomeze twiringire Uwiteka, kuko niwe udakoze isoni nawe udahinduka. Yesu adufashe kandi Yesu atwiteho. Umwami Imana akomeze kubarinda no kubagirira neza, kubw'izina rye ryera. Amen.